Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Tales. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko abenshi muri mwebwe bakunda kumbwira yuko bakunda ibiganiro byanjye, bagakunda inkuru nkunda kubaha, ndetse kwizi nkuru bamwe muri bo zihindura ubuzima bwabo ndetse zikabubaka. Uyu munsi rero ndakurarikira kubana nanjye kuri iyi nkuru naguteguriye. Ni inkuru idasanzwe, ni inkuru iri unbelievable. Umwana w'umukobwa w'imyaka 15 yabyaye abana bagera kuri 37. Byari biteye ubwoba, ariko ikibazo gikomeye cyari gihari: ninde se waba bana? Ninde mugabo wihisha inyuma y'ibi bintu? Reka uyu munsi kunyurire muri iyi nkuru uko byagenze. Ntago nibagiwe rero kuguha ikaze we mushyashya. Ndagusaba ngo ukande subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose kizeho inkuru. Wowe usanzwe ubana nanjye, kunda iyi nkuru, ukande like, ndetse ujye no muri comment section ugira icyo umbwira, ndetse nurangiza unayisharinge uyisangize n'abandi. Wari umugoroba umwe ubwo mu bitaro bimwe byo muri uyu mujyi habaye ibintu bidasanzwe. Dr Amir wahoraga akora akazi kenshi cyane, wahoraga ananiwe yita ku barwayi batandukanye, yakiriye telefoni ivuye muri emergency room. Umwana mutoya w'imyaka 15 w'umukobwa yarazanywe, ariko afite ibibazo bikomeye. Yari afite intege nkeya cyane, umubiri we wari unaniwe cyane, ndetse yari afite ububabare bwinshi. Ako kanya Dr Amir yahise yirukanka ajya mu cyumba uwo mwana bari bamushyizemo. Umutima we uri gutera cyane. Uyu mwana w'umukobwa yitwaga Sara. Uyu mwana w'umukobwa bari bamusanze mu nzu itabamo abantu, inzu yabaye abandoned aho ngaho muri ako gacyaro. Uyu mwana w'umukobwa yari ameze nabi cyane, uruhu rwe rwatangiye guhinduka. Uyu mwana w'umukobwa basanze ameze nabi cyane mu bamusangaga muri iyi nzu, ndetse uyu mwana w'umukobwa isura ye yari yatangiye guhinduka, utabasha kumumenya. Umurebye ubwawe n'amaso washoboraga gukeka yuko afite indwara runaka idakira, cyangwa se indwara y'icyorezo runaka. Inda ye yari byimbye cyane, ndetse ari gutaka cyane biteye ubwoba. Byaragaragaraga yuko uyu mwana kondisiyo yari arimo, cyangwa se ibi yari arimo bitari bisanzwe. Muri ako kanya ubwo Dr Amir yageraga aho ngaho, umutima watangiye kumusimbuka, wahise umusimbuka ubwo yabonaga uyu mwana w'umukobwa. Iyo yakoraga ku nda y'uyu mwana yumvaga harimo ibintu byinshi cyane, ibintu runaka biri kugenda mu nda bitandukanye kandi byinshi. Nuko dogiteri ikintu yakoze cya mbere, yahise ahamagara team y'abaspecialiste, ubwo ni abaganga kabuhariwe. Nubwo ako kanya batahise bahagera, ntabwo yabategereje, kubera ko iki cyari ikibazo cy'ubuzima cyangwa urupfu. Yakoze ibishoboka byose kugira ngo arebe nimba ari ikintu yakorera uno mwana kugira ngo amufashe. Dr Sara ako kanya yahise atangira kumupima, kumukorera ibizamini, ariko ibisubizo nta kindi byatanze usibye ibintu biteye ubwoba. Uyu mwana yari afite abana benshi cyane mu nda ye, yari afite abana benshi cyane ku buryo byari bigoranye kwizera yuko umuntu muzima ashobora kuba yatwita abana bangana gutya. Imaje uno mudokiteri yari ari kubona muri screen, Dr Amir yahise imutera ubwoba. Uyu mwana w'umukobwa usibye kuba yari akiri n'umwana, ahubwo yari atwite n'abana benshi cyane mu nda ye. Ubwo Sara yageragezaga kuvugisha uno mwana, uyu mwana ntabwo yabashaga kuvuga. Ijwi rye ryari riri hasi cyane, yari afite ubwoba bwinshi cyane, ndetse ubwonko bwe yasaga nkaho yataye umutwe, yataye ubwenge. Uyu mwana yari ari muri situation iteye ubwoba. Ikintu yabashaga kuvuga asubiramo n'izina, yavugaga izina ry'umugabo witwa Rahil. Nuko ako kanya dogiteri yahise yegera mama w'uyu mwana Sara. Uyu mama we niwe wari wamuherekeje. Uyu mubyeyi ubwo yaganiraga n'uyu mudogiteri, nta kintu na kimwe yigeze avuga ku byerekeranye na papa wa Sara, cyangwa se iri zina Rahil, cyangwa se icyabaye kuri uyu mwana we. Aricyo cyatumye uyu mwana w'umukobwa ajya muri ibibazo bigeze aha ngaha. Buri kibazo cyose uyu mudogiteri yabazaga uyu mumama, nta kintu yamusubizaga. Uyu mumama yarakomezaga agaceceka, akamwihorera. Ibyo yabonaga nk'igisubizo ni emotion uyu mumama yari afite. Iki ngiki ntabwo cyari ikibazo uno mudogiteri yabashaga kuba yakemura ako kanya. Cyari ikibazo giteye ubwoba, cyari ikibazo gikomeye, cyari ikibazo cyari gikeneye ubundi buryo cyakemukamo. Umwana w'umukobwa yari yarahohotewe, yari yarakoreshejwe ibintu birenze ingano ye, birenze ubwenge bwe, birenze imyaka ye.
iyi nkuru rero y'umwana w'umukobwa ntabwo yari igihishe, ahubwo yari yo ibyerekeye yuko ukuri kugomba kujya ahagaragara, umwana w'umukobwa akarenganurwa. Iki kibazo ntabwo cyari ikibazo dogiteri yari kubasha gukemura wenyine. Hakozwe rero iperereza biza kumenyekana yuko uyu mwana w'umukobwa yari yaroherejwe mu muryango ukize mu mujyi, bamujyana bamubwira ko bagiye kumuhesha akazi akabasha gufasha umuryango we, ariko ukuri kwari kwihishe mwaho ngaho kwari ukuzimu, kwari umwijima. Umuryango uyu mwana w'umukobwa yakoreraga ntago wamufataga nabi gusa, ahubwo hari amakuru ndetse hari n'ibihuha bivugwa yuko uyu muryango icyo wakoraga wari ufite abadila, ufite uburyo uzana abana b'abakozi bagera aho ngaho ugatangira kubagurisha, ukagurisha n'abandi bantu, abantu bakajyana abana b'abakobwa bakajya kubakoresha imirimo y'ubusambanyi. Ibi ni ibintu uyu mwana w'umukobwa Sara atabashaga gusobanura, ni ukuzimu yari yaraguyemo kandi akaba yarakubayemo igihe kinini cyane. Uyu mwana w'umukobwa yari yarishwe n'agahinda, yari yarashengutse umutima. Ubwo dogiteri yari yicaye mu cyumba aho ngaho ku bitaro, yabashije kubona yuko iki ngiki ari ikibazo giteye ubwoba, yabashije kubona yuko iki ari ikibazo gikomeye kandi kinini cyane. Uyu mwana w'umukobwa yari akeneye gukira, agakira ibikomere byose yari afite, byaba ibimurimo imbere ndetse n'ibimugaragara inyuma. Uyu mwana w'umukobwa Sara ntabwo twavuga yuko yari umurwayi, ahubwo yari arenze ku murwayi. Uyu mwana w'umukobwa yari ikimenyetso cy'akababaro, ikimenyetso cyo kwicwa urubozo, aho abantu b'inzirakarengane usanga bafatwa bakagenda bakicirwa mu bicucu, mu mwijima, aho buri umwe wese ushobora kubatabara cyangwa se ushobora kubakiza atabona. Uko iminsi yagendaga ihita, uyu mwana w'umukobwa Sara yakomeje kuremba cyane. Uyu mwana w'umukobwa inda yaramuryaga cyane. Aba bana bagera kuri 37 barimo bakurira mu nda y'uyu mwana. Nawe nimba uri umubyeyi cyangwa se uwo ari uri we wese uri kunyumva, tekereza kuri iki kintu. Umwana w'umukobwa w'imyaka 15 gutwita abana 37 mu nda ye. Ibi bintu rero byari biri kuba kuri uyu mwana w'umukobwa, byari byatangiye kunanira aba baganga, kuko aba baganga babonaga bibarenze, babonaga nta kintu bashobora gukora. Nuko wa mudogiteri Amir yagerageje kuvugana n'abaganga bandi baba specialiste bo mu kindi gihugu, ariko nta mudogiteri n'umwe yigeze abona wabashije guhura n'ikibazo nk'iki ngiki. Uyu mwana w'umukobwa Sara, isura ye uko iminsi yagendaga ihita yagendaga ihinduka, ubona igenda yangirika. Amaso ye yari afite yari amaso meza cyane, ahubwo ubu ngubu iyo wamurebaga wabonaga yuzuyemo agahinda ndetse n'umubabaro. Ariko uno mwana w'umukobwa yanze kuvuga ku bijyanye na wa mugabo witwa Rahil. Iri zina Rahim byagaragaraga nk'aho ari izina adashaka kuvugaho. Nuko umugoroba umwe ubwo wa mudogiteri Amir yari yicaye mu biro bye, ntabwo yabashaga kwibaza ndetse no kwiyumvisha uburyo ibintu nka biriya bishobora kuba byarabaye kuri uriya mwana. Ntabwo cyari ikibazo cy'uko uyu mwana w'umukobwa Sara amerewe nabi, ari muri kondisiyo zitari nziza, ahubwo yari arimo atekereza n'ibijyanye n'iri zina ry'uwo mugabo witwa Rahil. Uyu muganga rero yahisemo kuva aho ngaho, arangije ajya muri ka gacyaro aho wa mwana aturuka, kugira ngo ajye gukora iperereza amenye ese ubuzima bw'uyu mwana bwari bwifashe gute, ese byagenze gute kugira ngo uyu mwana w'umukobwa ageremo yisange muri ibi bibazo. Ubwo rero uyu muganga yageraga aha ngaha muri aka gacyaro, byagaragaraga nk'aho aba baturage bari bahatuye banze kumuha amakuru, baraceceka. Uyu mudogiteri yakomeje kubahatiriza, akomeza gukora ibishoboka byose ngo arebe nimba aba bantu bashobora kumuvugisha, ariko baranze. Uyu mudogiteri ntabwo yigeze acika intege, yarakomeje akora ibishoboka byose. Aza kumenya yuko uyu mugabo witwa Rahil ari umugabo wari uzwi cyane muri ako gace, akaba ari umugabo w'umunyamafaranga, umugabo uziranye n'abantu bakomeye cyane,
uyu mugabo rero Rahil akaba ngo yari azwiho kuba ari we mugabo ufata abana b'abakobwa akabakura ngo mu cyaro, noneho akabajyana akajya kubagurisha, akabatwara ababeshya yuko agiye kubaha akazi. Abo bana b'abakobwa rero yajyanaga, ibi ngibi yabashije kubibyirwa, ariko ndetse habaga hari n'amakuru menshi cyane avuga ibindi bitandukanye kuri uyu mugabo Rahil. Uyu mwana w'umukobwa Sarah nawe yari umwe mu bana uyu mugabo yabashije kwangiza. Uyu mwana Sarah rero aho yari aryamyanga mu bitaro yari umurame, nubwo yari afite ibibazo bitandukanye, ariko ntitwibagirwe yuko hari abandi bari barabashije kubigwamo ntibabashe kuba banaboneka. Uyu mwana rero twamwita ko yari umurame kubera ko yabashije kuba ari hano kwa muganga ari kwitabwaho. Nuko wa mudogiteri Amiri yahise ava aho ngaho agaruka ku bitaro. Uyu mudogiteri yagarutse mu bwonko bwe harimo ibitekerezo byinshi cyane bitewe n'ibintu yari amaze kumenya. Yari abizi neza yuko uyu mwana w'umukobwa Sarah niyo yakira, ariko yaba ariyo ntambwe ya mbere. Yari azi neza yuko intambara ikomeye cyane yari iyo kuba uyu mwana w'umukobwa Sarah yakongera ubwonko bwe bukagaruka bukaba normal, bukaba buzima, akongera akiyumva nk'umuntu, akongera agatekereza nk'umuntu. Yibazaga ese uyu mwana w'umukobwa wabashije guhohoterwa agakoreshwa ibintu by'indengakamere, ese uyu mwana w'umukobwa azabyakira ate? Ese niyo yakira ni gute azabyakira? Ni gute azabana n'ibi bintu byamubayeho? Mama we wari uri aho ngaho hafi y'uyu mwana w'umukobwa wari waracecetse kuva uyu mwana w'umukobwa yagera aha ngaha. Ijoro rimwe yagezeho noneho yemera kuganira na dogiteri. Igihe uyu mubyeyi yavugaga, ijwi rye ryari ryuzuyemo agahinda ndetse ryari ryuzuyemo ukwicuza kwinshi. Yamubwiye ubuzima bwa Sarah mbere y'uko uyu mwana w'umukobwa avanwa mu rugo akajyanwa. Uyu mwana w'umukobwa yari umwana ufite inzozi, umwana uhora yisekera, umwana wari ufite umutima mwiza akunda abantu. Yaramubwiye ati umwana wanjye yari afite inzozi zo kuba umwarimu, yumvaga azaba umwarimu kugira ngo abashe kuba yafasha abandi bantu. Yumvaga agomba kuzashyira iherezo ku bukene bwari buri mu cyaro yari yaravukiyemo, ariko inzozi z'umwana w'umukobwa zose zahise zishyirwaho iherezo, zarangijwe. Ubwo rero iminsi yagendaga ihita ndetse ihinduka ibyumweru, umubiri wa Sarah watangiye kugenda ukira gake gakeya, ndetse mu nda ye uko yababaraga byatangiye kugabanuka. Icyari gisigaye ni uko aba badogiteri bagombaga gufata akanya bagashaka uburyo bakuramo aba bana. Iki kintu cyari ikintu gikomeye cyane ndetse giteye ubwoba. Uyu muganga w'umudogiteri Amiri yashakaga ko byibuze akora ibishoboka byose agaha amahirwe uyu mwana w'umukobwa Sarah akabaho. Ariko se uyu mwana w'umukobwa Sarah niyo umubiri we wari gukira, ibitekerezo bye, ubwonko bwe byose byari biri mu mwijima kubera ibyo yari yaranyuzemo. Uyu mwana w'umukobwa inkovu yari afite ntabwo zari inkovu zo ku mubiri gusa, ndetse yari afite inkovu zo ku mutima. Ubwo rero ahangaha ku bitaro hahise haba ahantu h'icyizere kuri we, ashobora kugira amahirwe agakira, noneho akaba yabasha kongera kubaka ubuzima bwe. Uyu muganga yiyemeje yuko azakora ibishoboka byose uyu mwana w'umukobwa akitabwaho, akabona buri kimwe cyose agomba gukorerwa ahangaha kwa muganga, ndetse agakora ibishoboka byose ukuri kwabaye kuri uyu mwana w'umukobwa kugashyirwa hanze. Ubwo rero Sarah ubuzima bwe bwari butangiye kugenda bumera neza. Hari hasigaye ikibazo gikomeye cyane, hari ikibazo cy'uko Sarah azaba iki? Ese Sarah azabasha kwibagirwa cyangwa se azabasha gukira ibikomere yagize ubwo yari ari muri buriya buzima? Ese niki kizaba kuri wa mugabo Rahil, umugabo wabashije kwangiza uyu mwana w'umukobwa, akamuteza agahinda, akamuteza akababaro kageza aha ngaha? Ibisubizo uyu mudogiteri Amir yarimo abona, yabonaga ko bitazaza byoroshye.
ariko icyo yabashije kubona ni uko inkuru y'umwana w'umukobwa Sara itari irangiye, ahubwo yari igitangira. Ubwo rero ubuzima bw'umwana w'umukobwa Sara bwari butangiye kumera neza, uyu mwana w'umukobwa yatangiye kujya aceceka cyane. Nuko ubwo abadogiteri ahangaha bakoraga ibishoboka byose kugira ngo babashe gukuramo aba bana, nta kintu cyagaragaraga kuri uyu mwana w'umukobwa usibye kubona ibikomere, kubona ububabare yagize. Nuko wa mudogiteri Amir yagenze gakeya muri iyi nkuru y'umwana w'umukobwa, akomeza kujya amusura buri munsi ndetse amukorera buri kimwe cyose yabashaga kumukorera. Byagezeho rero uyu mwana w'umukobwa Sara aravuga, ariko ubwo yavugaga ijwi ry'umwana w'umukobwa ryari ryuzuye agahinda ndetse ryari ryuzuye ubwoba bwinshi cyane. Uyu mwana w'umukobwa agitangira kuvuga yagaragaraga nkaho yibuze mu isi y'abazima. Mama we wari wariyemeje guceceka, yahoraga aho ngaho amwicaye iruhande ari kumureba amwitegereza, nawe agahinda kari karamwishe cyane. Uyu mumama nawe yari yarishwe n'agahinda ndetse yumvaga afite ikimwaro kubera ko yari yaremeye umwana we bakamutwara bakamukura mu rugo. Uyu mubyeyi yatekerezaga yuko uyu mwana w'umukobwa nava mu rugo rwe akagenda, yumvaga ariho agiye kugira ubuzima bwiza. Ntabwo yari azi neza yuko uyu mwana w'umukobwa ajyanwe mu kuzimu. Ahangaha rero uyu mubyeyi yari arimo yicwa n'agahinda, yari arimo yicuza, yari arimo yibaza uburyo atabashije kurinda umwana w'umukobwa we mu buryo bwe yarabashije. Ahangaha yumvaga ari umunyamakosa. Uyu mwana w'umukobwa rero yakomeje kugenda akira ariko gake gakeya. Ahangaha icyo bari barimo barwana nacyo ni uko byibuze umubiri we wabashaga kuba wakira. Wa mudogiteri Amir yakomeje gukora iperereza cyane kuri wa mugabo Rahil. Ibyo yagendaga abona uko yagendaga akora iperereza, yabashije kubona ko wa mugabo Rahil atari umwicanyi gusa, ahubwo yari umugabo mubi cyane kandi ufite connection zikomeye. Byagaragaraga yuko aba bana b'abakobwa yagendaga akavana muri aka gacyaro akabatwara akajya kubagurisha. Ibi bintu yakoraga uyu mudogiteri yaje kumenya yuko ari byo byatumaga akira, aribwo butunzi yari afite, ari nabyo byamuhaga connection akamenyana n'abantu bakomeye. Nuko uyu mudogiteri Amir yaje kubona yuko kugira ngo abashe gufasha umwana w'umukobwa Sara abashe gukira, yabonye ko nta kindi kintu ashobora gukora usibye gushyira hanze uyu mugabo Rahil. Ariko gukora ibi bintu ntabwo byari kumworohera. Uyu mugabo Rahil yari umuntu ukomeye cyane, umuntu wese wabashaga kuba wamwitambika byashoboraga kuba byamujyana mu rupfu. Ariko uyu muganga ntabwo yari agitekereza mu bijyanye n'ibishobora kumubaho abashije kugaragaza uyu mugabo Rahil. Ntabwo banabuke yari afite nyuma y'uko yabonaga uyu mwana w'umukobwa Sara ameze nabi ari kubabara. Yari amaze gufata umwanzuro y'uko nabasha gushyira ukuri hanze ariyo ntambwe ya mbere yo gukomeza ndetse no kuvura uyu mwana akaba muzima. Nuko umugoroba umwe rero ubwo ahangaha ku bitaro hari hacecetse, nuko ubwo abaganga ba nyuma bari bavuye aho ngaho bagiye batashye, nuko wa muganga Dr Amir arangije yicara mu biro bye ari gutekereza cyane, agiye kumva yumva ibirenge by'umuntu uri gutambuka ariko inyuma y'urugi. Arangije arebye abona igicucu cy'umuntu. Uyu nguyu yari mama wa mwana w'umukobwa Sara. Dr Amir, uyu mama yavuze aya magambo afite ubwoba, hari ibyo nshaka kuvugana nawe. Uyu mama yatangiye kugira emotion nyinshi cyane. Nuko uyu mama arangije arinjira aricara, arangije ahuza ibiganza. Umubyeyi n'agahinda kenshi arangije abwira uyu mudogiteri ati, ntabwo nshobora kwibabarira bitewe n'ibyabaye ku mwana wanjye w'umukobwa. Njyewe naketse yuko ndi kumukorera ibintu byiza, numvaga yuko nimwohereza akajya hanze bizamuha akazoza. Ntabwo nigeze menya ibyo umwana wanjye w'umukobwa agiyemo. Nuko wa mudogiteri Amir arangije atangira kumwihanganisha. Yari abizi neza yuko umubabaro uyu mwana yagize wari urenze, ariko ubu nta gihe cyo kwishinja cyari gihari ubu ngubu, ahubwo bagombaga gutekereza ku byerekeranye n'ahazaza ha Sara aho kugira ngo bite ku makosa yahahise. Wa mubyeyi arangije aravuga ati, ndashaka kumufasha
ariko sinzi uburyo namufashamo, ntabwo nzi uburyo nshobora kongera kwegeranya ikintu cyamaze gutandukana. Nuko uyu mudogiteri Amir arangije aramwihanganisha, aramubwira ati ndakumva, ndi kumva akababaro kawe. Arangije aramubwira ati intambwe ya mbere ni uko ugomba kuba uri hano ku bwe, ukamwereka yuko atari wenyine. Gukira bizafata igihe kirekire, ariko uburyo uzamufashamo bishobora kumufasha akabasha kongera kubaka ubuzima bwe. Nuko nyuma y'icyo kiganiro uyu mubyeyi byaje kugeraho noneho arirekura, atangira kujya aganira n'umudogiteri ndetse akamubwira ibyerekeranye na Sara. Yamubwiye buri kimwe cyose, amubwira uko uyu mwana w'umukobwa yabagaho, inzozi yari afite, buri kimwe cyose cyanagaga uyu mwana w'umukobwa yarakimubwiye. Baganiriye ku byerekeranye n'ukuntu uyu mwana w'umukobwa Sara yakundaga gusoma, amubwira uburyo uyu mwana w'umukobwa ashaka kuzaba umwarimu, ariko bikarangira byose bipfuye. Nuko muganga arangije aramubwira ati ikintu dukeneye gukora nuko twakongera tukamugarura icyizere. Nuko mama we arangije aramubwira ati tugomba no kongera tukamwibutsa uwo yari we, atari ibyamubayeho. Nuko wa mudogiteri Sara arangije abwiraho mama ati njyewe hari ikintu nshaka kugusaba kugira ngo tubashe gufasha umwana w'umukobwa akire, nuko twamuhuza n'indi gurupe y'abantu bakegerana, abandi bantu nabo baba barahuye n'ibibazo nk'ibyo uyu mwana w'umukobwa yahuye nabyo, tukamujyana tukamuhuza n'abaterapisite, akabasha kuganira nabo bakabasha kumuhumuriza. Ibi ni byo bishobora gufasha uyu mwana w'umukobwa Sara akabasha kuva muri trauma afite. Ariko hejuru y'ibyo byose igikenewe cyane ni urukundo ndetse no kwihangana. Ikintu gishobora kuzaba gikomeye cyane ariko kikaba ari ngombwa. Nuko ibyumweru bibiri byakurikiye umubiri wa Sara watangiye kugenda ukira, ariko urugendo rwo kumukiza rwari rugihari ari rurerure cyane. Mama we yatangiye kujya amara igihe kinini cyane ari iruhande rwe, bacecetse ari kumusomera udutabo dutandukanye. Nuko gake gake ya Sara yatangiye kugenda yirekura. Nuko ubwo yabashaga kuvuga bwa mbere yatangiye avuga, ariko avuga ku byerekeranye na wa mugabo Rahil. Yatangiye avuga ku mugabo wamutwaye buri kimwe cyose. Arangije abwira mama ati yarambwiye ngo arankunda. Uyu mwana w'umukobwa yari ari kurira, ariko ntabwo nigeze menya ese urwo rukundo ni urukundo bwoko ki. Naketse yuko byari ibyo yampaye, ariko ntabwo rwari urukundo. Mama wese atangira kurira, nawe bose batangira kurira cyane. Arangije aramufata aramwegereza, atangira kumukafatinga, atangira kumwihanganisha. Ariko nubwo yamubwiraga mu magambo, nta kintu yari afite cyo kuvuga, nta kintu na kimwe yari afite cyo kumubwira cyabashaga kuba cyasiba aya marorerwa yari yarabaye. Umwijima wari ukiri mu mutima w'uyu mwana w'umukobwa, ndetse byari bigoye kugira ngo uzavemo, ariko hari icyizere cy'urumuri. Buri jambo uyu mwana w'umukobwa Sara yavugaga kwari ugutsinda. Yari intambwe nziza ntoya ariko imuganisha mu gukira, imuganisha mu kongera kugira icyizere. Amarira yagendaga atakara, nayo yari intambwe yo kugenda atangira gukira. Wa mudogiteri yakomeje gukora iperereza kuri wa mugabo Rahil, ariko iri perereza yarikoze yitonze cyane ko yari abizi neza ko uyu mugabo ari umuntu udakinishwa. Uyu mudogiteri yari abizi neza yuko gushyira hanze uno mugabo Rahil yari intambara ikomeye cyane kandi ndende. Nuko uko iminsi yagiye igenda, uyu mwana w'umukobwa yatangiye kugenda agira icyizere ko hakiri icyizere cy'ubuzima, ndetse hakiri icyizere cyo kugira akazoza, cyo kugira ahazaza heza. Yatangiye kwiyumvisha yuko umunsi umwe azagira amahoro, azumva atekanye muri we, akumva afite amahoro. Ndetse yatangiye kumva yiyumvisha yuko umunsi umwe azabasha kongera akagera ku nzozi ze nk'uko yari yarakuze azifite. Uko rero uyu mwana w'umukobwa yagendaga akira, ni nako mu bwonko bwe ndetse mu mutima we nabwo yagendaga akira kandi byihuse. Yatangiye kugerageza guhamba bya bitekerezo, guhamba hahahise he bya bintu yaciyemo. Wa mudogiteri Amir yakundaga gusura Sara buri gihe, ndetse akamubwira amagambo meza cyane, akamwankurajinga, akamukomeza,
akamubwira ati komeza ugerageze humura uzamera neza, ndetse famiye ye nayo yatangiye kugiza ikamwegera ikamukamfatinga ndetse ikamwereka urukundo ikamufasha buri kimwe cyose. Ahangaha yari process ariko ikeneye kugenda gake gakeya. Uyu mwana w'umukobwa yatangiye noneho kugenda akira, noneho agenda agaruka ibuntu. Uyu mudokiteri Amir yarabizi neza yuko kugira ngo uno mwana w'umukobwa azabashe gukira bizafata igihe kirekire cyane. Yarabizi neza ko ibikomere by'umwana Sara bitazayigera byuma ako kanya, bigomba gufata igihe kirekire. Kandi noneho ugukira bavugaga ahangaha ntabwo kwari ugukira kuri physically, ahubwo kwari gukira muri emotion, gukira biri emotionnel, gukira biri emotionally. Nuko umunsi umwe wa mudokiteri yegereye umwana w'umukobwa Sara, ariko amwegera afite ikintu ashaka kimwe kumusaba. Nuko arangije yicara iruhande rwe, arangije aramubwira ati Sara, urabizi muri aka kagi gatoya hari abantu benshi cyane bafite amateka nk'ayo wagize. Sara arangije aramwitegereza. Uyu mwana w'umukobwa yari yaramaze igihe kinini cyane yumva ari wenyine ndetse ari mu gahinda, aho nta muntu n'umwe washoboraga kumva uburemere bw'agahinda yari afite ndetse n'umubabaro. Ariko amagambo uyu mudokiteri yaramubwiye byasaga nk'aho ari kuvugira muri we mw'imbere, yahinduye ikintu kinini cyane mw'imbere mu mubiri w'uyu mwana w'umukobwa. Nuko dogiteri yarakomeje, arangije aramubwira ati njyewe nahoze ntekereza yuko ndamutse nguhuje n'abantu bagize ibibazo nk'ibyo wagize, ibi bintu bishobora kugufasha ugakira vuba. Hari abantu benshi cyane bagiye baca mu mwijima nk'uwaciyemo, kandi ubu ngubu barakomeye, ubu ngubu ni bazima. Aramubwira ati rimwe na rimwe kuba ushobora gusangiza inkuru yawe abantu, urwo ni rwo rufunguzo rukwerekeza mu gukira. Sara ahangaha yahise amera nkaho atabyizeye neza, atari kubyumva. Yumvaga yuko ububabare yaciyemo adashobora kuba yababwira umuntu uwo ari we wese. Yumvaga yuko kuba yabwira inkuru ye umuntu nawe waciye mu bibazo nk'ibyo yaciyemo, ntabwo yiyumvishaga uburyo uyu muntu ashobora kumufasha kongera kugaruka mu buzima, kumufasha kongera akamera neza. Nuko wa mudokiteri rero Amiri yasabye uyu mwana w'umukobwa Sara yuko yagenda agahura n'abandi bantu, n'indi gurupe y'abantu bari baragiye bagira ibibazo bitandukanye. Aba bantu bose nabo bakaba baragiye bahura n'ibibazo bikomeye cyane ndetse bikabatera trauma, aho bagenda bakicara hamwe buri umwe wese akavuga inkuru ye, bagafashanya kwihanganishanya, bagafashanya kugirana inama, bagafashanya kugenda bakira gahoro gahoro. Nuko rero Sara yaje kwemerera wa mudokiteri yuko azagenda akajya guhura na ya gurupe. Ntabwo dogiteri yari abizi neza yuko uno mwana w'umukobwa azakira, ariko yaravuga ati byibuze wenda hari ikintu bishobora kumufasha mu nzira yo gukira. Nuko Sara umunsi wa mbere rero yaje kujya muri ya gurupe, ariko akaba yari afite ubwoba bwinshi cyane ndetse yari afite amatsiko menshi cyane. Iki cyumba bari barimo cyari gito cyane. Ubwo yinjiragamo nta kindi kintu cyari kirimo usibye intebe zari ziteye zizengurutse zisa nkaho zikoze uruziga, ndetse harimo abantu batandukanye bicaye. Nubwo Sara yaje akicara muri iki cyumba, ariko yahise agenda yicara wenyine, ariko yisanga yicaye hagati muri rwa ruziga rw'aba bantu. Nuko umutherapist witwa Angela arangije asuhuza Sara amusekera cyane, arangije aramubwira ati Sara urakaza neza, twishimiye kubana nawe uyu munsi. Ahangaha ni ahantu harinzwe kandi hatekanye. Ahangaha nta muntu n'umwe uri hano kugira ngo agushinje, ahubwo twese turi hano kugira ngo tukumve. Sara yari yabashije kumva ibijyanye n'iyi gurupe abibwiwe na wa mudokiteri Amir, ariko ubwo yari ahangaha ari kumva aba bantu nabyo byari ibindi bintu bitandukanye. Yisanze yicaye rero ku ntebe, ariko yicayemo hagati ya rwa ruziga rw'aba bantu, umutima we uri gutera cyane mu gituza. Abandi bantu bose bari bari aho ngaho byagaragaraga nkaho bari calm, ariko uburemere bw'akababaro bari bafite ndetse bari bikoreye, Sara yabashaga kubareba mu maso yabo akabibona. Nuko wa mumama Angela
atangira akora presentation avuga buri umwe wese wari uri aho ngaho muri cya cyumba. Arangije aramubwira ati twebwe duturuka mu buzima bwa buri munsi butandukanye, ariko iyo turi hano dusangira buri kimwe cyose, ubuzima ducamo ndetse n'akababaro kacu. Arangije aramubwira ati aha hantu wicaye uri kubona hateganyirijwe kugira ngo hafashe buri umwe wese muri twebwe mu kwiyubaka mu bijyanye na emotion, mu bijyanye n'ibyiyumviro. Aramubwira ati turi hano kugira ngo tumenye yuko tutari twenyine mu byo turi gucamo cyangwa se ibyo twaciyemo. Umwe kuri umwe aho ngaho batangiye kugenda bavuga. Hari James, uyu mugabo yari yapfushije umugore we apfiriye muri accident. Uyu mugabo yari yarishwe n'agahinda cyane, ubwo yari ari kuganiriza buri umwe wese wari uri aho ngaho uburyo yumva ari wenyine. Hari undi mu mama witwaga Emily, uyu mubyeyi nawe yari yarabuze umwana we. Buri marira yaririrwaga ahangaha, buri nkuru zavugirwaga ahangaha zagiye zitangira kugenda zereka Sara yuko aha hantu yageze ari ahantu nyaho, ariyo ntambwe yateye ya mbere yo gukira. Nuko Sara rero ubwo yatangiraga kuvuga yatangiye kurira cyane. Uyu mwana w'umukobwa ijwi rye ryari ryuzuye agahinda. Arangije aravuga ati nabuze umuntu wari uw'agaciro kuri njyewe. Arangije aravuga ati ntabwo nzi ikintu nakora. Arababwira ati nta n'ubwo njyewe nzi uwo ndi ubu ngubu. Ahangaha icyumba cyari gicecetse, ahangaha ntabwo hari hakenewe amagambo yo gukomeza umuntu, ahangaha cyari gikenewe ni ukumva. Ubwo rero nyuma y'umwanya mutoya buri umwe acecetse, Sara yatangiye noneho kugenda ahinduka, atangira gukomera. Atari uko ububabare yahuye nabwo bukize, ahubwo ari uko ari kubona yuko atari wenyine. Buri umwe ahangaha muri iyi gurupe yari iri hano yari afite uburyo agomba gukiramo. Nuko ubwo rero buri kimwe cyose cyari kirangiye ahangaha, Sara byarangiye uyu mwana w'umukobwa afite imbaraga zitangaje cyane ndetse akomeye. Aha rero uyu mwanya yari amaze ahangaha wamugiriye akamaro cyane. Nuko ubwo yari arimo asohoka ahangaha muri iki cyumba, wa mumama Angela yaramuhamagaye. Nuko arangije aramubwira ati njyewe nezezwa no kukubona Sara. Yabati iyi ni intambwe ikomeye cyane. Sara arangije agerageza gusekamo gakeya. Arangije aramubwira ati ntago byari birenze, ariko ryari itangiriro. Nuko kuva igihe kinini cyane byibuze yarabashije kwiyumvisha muri we ko bishoboka, wenda bishoboka. Nuko rero iyindi minsi yagiye ikurikiraho, ubwo iyi gurupe yahuraga ndetse na Sara ari kumwe nabo, Sara yagiye akira kandi akira byihuse cyane. Uyu mwana w'umukobwa yatangiye gukora buri kimwe cyose, atangira kwiyubaka, atangira kubaka ubuzima bwe. Nuko rero ahangaha Sara yatangiye kugenda ahinduka. Yarabyukaga mu gitondo kare ndetse akagerageza kuva mu rugo akajya gukora. Yatangiye gukora buri kimwe cyose ndetse atangira no gufata umwanya akajya yitekerezaho, agatangira no gutekereza ku nzozi ze yari afite kuva kera akiri umwana. Yari agifite imbogamizi zo kuvuga ibyerekeranye n'akababaro yagize ndetse n'ibyaciyemo, ariko ahangaha yahisemo noneho kujya byandika. Yabashije kubona yuko ugukira atari uko ugomba kurwana n'ahahise hawe, ahubwo ugomba kugerageza kwiga uburyo ugomba kubana naho. Ibyo yabuze byose ndetse n'ibyaciyemo bizahora biri aho ngaho, ndetse n'inkovu zizahora zimuriho, ariko ntago ibyo ngibyo bigomba kwangiza ibitekerezo bye. Nuko umugoroba umwe rero Sara ubwo yaragarutse mu rugo avuye mu kazi, yaricaye afata ikaramu ndetse afata n'ikayi. Arangije arandika aravuga ati guhera uyu munsi mbashije kubona yuko ugukira atari uko akababaro kagomba gushira, ahubwo ari uko umuntu agomba kongera akishakamo imbaraga zo kongera akagira ibyishimo niyo byaba ari agahe gatoya. Nuko Sara umunsi umwe rero ubwo yari yagiye ahantu muri pariki, yakundaga kugenda akicara akareba abana bakina, akareba abantu bari kwinezeza.
yaje kuhahurira n'umusore witwa Amri. Uyu musore rero akimukubita amaso, umusore yaje kumukunda, byagezeho rero barakundana, ariko ikibazo kiza kuba uburyo Sara azabasha kubwira uyu musore ibyamubayeho. Nuko umusore umunsi umwe aramwitegereza aramubwira ati, Sara, ndi kukureba nkabona hari ikintu gikomeye ubitse mu mutima. Aramubwira ati, humura, mbwira, njye ndagukunda, ndi hano kugira ngo nkumve. Sara rero ahangaha yatangiye kurira, arangije aramubwira ati, ntabwo byoroshye kubikubwira. Umusore arangije aramufata aramwegereza, aramubwira ati, sheri, mbwira, ndi hano kugira ngo nkumve. Sara rero yaratangiye abwira uyu musore ibyamubayeho byose, amubwira ibyo yaciyemo byose. Umusore yahise amuhobera, bose bararira, emotion zari nyinshi aho ngaho, ndetse umusore nyuma ho gato yahise afata umwanzuro wo kumushaka. Bakoze ubukwe bw'igitangaza. Uyu musore yaturukaga mu muryango ukize cyane, ndetse n'aho muganga wafashije uyu mwana w'umukobwa Sara yarari mu bukwe. Byari ibyishimo bikomeye cyane. Sara rero yaje kugeraho abyara umwana w'umuhungu, ndetse uru rugo rwe n'uyu mugabo we rwabaye urugo rwiza, urugo rurangwa n'ibyishimo, urugo rwubakiye ku mateka. Wakoze rero kuntega amatwi, wakoze gufata umwanya wawe ukumva iyi nkuru nari nakuzaniye, nari naguhitiyemo uyu munsi. Ndizera ko hari ikintu wizemo, ndizera yuko hari isomo ukuyemo. Nimba hari iryo wakuyemo, ya muri comment section umbwire se wize iki, ese iyi nkuru wakuyemo iki. Ikindi cya kabiri nagusaba nuko ushyira itafari kuri iyi channel kugira ngo izi nkuru zijye zigera ku bantu, zigere kuri rubanda nyamwinshi. Icyo wakora rero ni ugusharinga iyi video, ushobora kwisharinga muri groupe, ushobora kwisharinga kuri stat ya WhatsApp yawe. Iyo ni inkunga ikomeye cyane. Ikindi cya kabiri, kanda like, ndetse niba utarakora subscribe, kanda subscribe, ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho indi nkuru.